ntabwo rero tuzemera na rimwe wongera gusubiza igihugu cyacu inyuma niyo yaba yifuza ahembera ingengabitekerezo ya jenoside. muzi ko buriya ingengabitekerezo ya jenoside niwo mubyeyi wa jenoside. ubwo rero igihe wamwumva wamwamagana ndetse ukamwigisha yakunanira ukatubwira natwe tukagufasha. ingengabitekerezo za jenoside bahoze bavuga mu mirongo ine n'izindi buriya izavuye mu turere hirya no hino. emwe natwe hari mu Muhanga hari imwe iyo bigaragara itagombye kuko isesengura kuko buriya zishyikirizwa ababishinzwe bakajojora abanyamategeko bakareba niba ariyo cyangwa ari icyaha gishamikiyeho, ariko hariyo imbona nanjye navuga ngo iriyo. ntabwo yabaye kuri uyu murenge, ni mu wundi murenge aho ngaho tuzagejejwe, ariko ni ugukomeza nyine tukwigisha kandi ugasanga wabikoze ni umuntu w'imyaka 30 wari ufite imyaka 5 jenoside. bivuga ngo rero aho yakomoye ni aho ngaho muri mu biganiro ntagirana n'abo kandi abo babona benshi ni ababyeyi. bagira ngo rero taramberanye kwibuka jenoside y'abatutsi n'igikorwa ngarukamwaka, kandi nifuza ko itorero ryacu tuzajya turushaho kubinoza kurushaho. imvura yatuye ariko ntabwo abakristo bacu bangana no kutungana. nibwira ko hari uburyo muranyumva twanoza imikorere n'amatorero shingiro, hanyuma abantu bose bakitabira uko bikwiye. imvura yaguye nibyo yageza birahita keretse, ariko niba twabivuye mu mpande zose, ariko umvaga ko ndetse bari kuburaho bajya misari kuvuga no hanze bakabagera. ubwo twese tuzatanga ibitekerezo ubutaha, wenda dukorere muri zone ebyiri cyangwa se dukorere hano ariko tubinoze. ikindi no kwitegura kwibuka, hari igihe wenda harigwa n'abantu barenze bariya, ariko twajya gutegurana n'abaharokokeye ari impande n'impande, bityo tukamubiriza n'abantu bakaza kudushyigikira bakadutabara, tugakora ibirenze yabona mwavugaga. ni nk'aho tugiriye aha ntabwo yananirana, kuko hari ahantu henshi abantu bagenda bikusanya n'izizo bakazubaka, kandi ngira ngo abakristo bacu ntabwo turi bake. niyo turi bake dufite imbaraga twabikora bikagenda neza. hari ibyo perezida wa Repubulika ashaka kuvuga mbere yo gusoza yavuze, nibyo kugenda gutera intambwe. hari abantu bafite amacumbi ashaje ariko atari kubera ko amaze imyaka myinshi, ahubwo ari kubera uburyo yagiye yubakamo. murabyibuka mu gihe cyihutirwaga hari izubatswe n'imiganda, hari iziri mu manegeka. ibyo byose turabizi twaranazibaruye, ariko kandi n'icyo twakoze nk'akarere twabanje gukemura ikibazo gikomeye cy'umuntu utabafite inama. ubu ushobora kubwira kubera umeze nabi, hari aho tubireba dufatanyije na komite, umuntu akaba yaba yikuyemo akaba acumbikiwe, ariko noneho kuba ari umuntu udafite aho aba utarigeze abaguzi na rimwe, niho twahereye. uyu mwaka tugiye gutangiza 42, undi mwaka nabwo tuzareba ko twasa neza. umwuka rero ikindi twakora no kwitabira gufata neza ibyo bikoresho. hari izo nabonye ejo hariya hakurya
nabonye mbona nta bantu barimo, ugasanga ari nacyo cyaba ari ikibazo ugomba kureba neza. Ni byiza no kureba ukuntu twajya tubungabunga ibyo twagezeho. Nibwira ko uyu mwaka ugiye kuza hari amazu tuzasana, ntabwo azarangira ni menshi cyane, ariko buri mwaka tugiye ibyo dukora ndetse tukanakora twese dufatanyije, ari abarokotse, ari abaturage muri rusange, ari abakirisitu nk'uku nguku, kugira ngo mubona insengero twubaka ubuyobozi bukomeye nini cyane. Ni ukuvuga ngo tunavuze ngo umwaka tuzubaka amazu abiri cyangwa atatu y'abakirisitu bacu basendera, y'abakirisitu bacu agiye kubabwira, ntabwo byatunanira. Ahubwo birasaba ko twebwe abayobozi, ubuyobozi bwite bwa leta, ubuyobozi bwa ibuka, ubuyobozi bw'itorero dushyira hamwe tugapanga neza. Kagira ngo rero nongere babwire ko igikorwa cyo kwibuka kigikomeza. Ejo tuzasoreza mu murenge wa Rumonyi, ku wa mbere tuzajya kwibuka Kiyumba, ndetse amatariki y'iyazwi yo kwibukiraho nk'itariki ya Kabgayi twayibarirwa ku itariki ebyiri, hari itariki ya 25/26 i Nyarusange. Aho hose rero tuzahaboneke uko tuzashobozwa kugira ngo dukomeze tujye tuganira ku mateka yacu n'ayacu. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda irihariye, itandukanye n'izindi zose zijya mu itandukanyirizo birahakurikira. Ni jenoside yakozwe n'Abanyarwanda, ntabwo ari abanyamahanga baze ngo batwice. Ni twe ubwacu Abanyarwanda bishe Abanyarwanda. Mu gitondo nabonaga Pasiteri Antoine Rutayisire atubwira umuntu babwiraga bintwari bari kwibasize cyangwa kutari gutabara, atari koza kwibuka ko abo mbwira ari abanyamahanga turi kwishwa n'abasirikare baturasa, ari nabo bakaturinzi b'Abanyarwanda. Ati iri ku rwego rwo kongera gushyira ikirego cyangwa se gushyira ipfunwe ku banyamahanga bari baje kurinda amahoro mu Rwanda. Uwo musirikare baramubwiraga w'umunyamahanga, twebwe ko twaje kurinda amahoro kandi twebwe kugira kuri woda dukora icyo batubwiye. Amubwira ati ikintera hamwe ziri kuturasa n'umurego, atari kuza kugarura agatima nabwo izo nterahamwe ari uko atari nyamahanga ari Abanyarwanda. Nabwiye umunyamahanga badinde kandi ari iwacu abo bari kutwica. Murumva rero aho jenoside yacu yihariye ni uko yakozwe n'Abanyarwanda, ikorerwa Abanyarwanda, ariko kandi inahagarikwa n'Abanyarwanda. Icyo buryo buturwa ko ibibazo by'u Rwanda ntabwo muzabikemura, tugomba kwicarana tukabikemura, kandi iyo twabipanze neza tubikemura uko bikwiye. Nagira ngo rero nongere nshimire ikorero ryacu kwibuka, nshimira n'Abanyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko abarokotse jenoside, babwira ngo nk'umuyobozi ndabahumuriza, babwira ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Jenoside ntabwo izongera gushyigikirwa n'ubuyobozi dufite ubuyobozi tuzanahana, kuko ubuyobozi nk'ubu ntawe utabushyigikira. Ubuyobozi buha agaciro Umunyarwanda aho ari, akagira uburenganzira nk'undi, akaba mu gihugu agifite uburenganzira nk'ubundi, nta tonesha, nta vangura, nta macakubiri. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka, dukomere twese. Imana ibahe. Reka uyu mwanya tugiye gukora urugendo tugana aho bamwe mu biciwe hano baruhukiye, tunabunamire. Imbere yaho rero nagira ngo tubanze dukore ibintu bibiri. Hari igikorwa uhagarariye Episikopi yaramaze kuvuga cyo kuremera umuryango wacitse ku icumu. Nubwo umubyeyi batubwiye ko adahari, ariko hari abana be, numva aricyo gikorwa twagikora. Hanyuma ikindi ni uko mbere y'uko tugenda tubanza tugasenga
turagiza Imana gahunda zindi ziri imbere, aho ngiye gusaba Cidikoni Mutimura Berekimasi kugira ngo tuyobore mu isengesho twese duhagurutse, hanyuma turahurira hanze hariya dukore cya gikorwa cyo kuremera umuryango, hanyuma ntitubanze dukore urugendo tugana ahari urwibutso hariya. Tugushimiye ko ndakurize na munsi y'uryaha kwisi kutegutizwa amata n'ibyawe. Tugushimiye uburyo rero duterana mu gihe nk'iki cyo kwibuka, tukibuka abacu, ariko byiringiro bizima turagushimira ko waturinze ukaduha umutima wo kubitekerezaho, kandi muri uyu mwanya tukaba turaba. Tugushimiye ababigize n'uruhare bose kuba bashoboje. Tugushimiye by'umwihariko abantu bose bavuze ko wabayoboye, kandi tugushimiye gahunda yose uri kugenda. Niyo mpamvu tugushimiye ibyatubayeho kandi tukakuragiza n'ibiri imbere. Nuko rero ntawe ari twe, ahubwo izina rihabwa icyubahiro byose tubisabye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Turabibuka cyane mu bitaramo no mu nkera zo ku Mugote. Turabibuka twese ubutwari bwanyu twabufashe w'impamba, mwatubaniye neza, natwe abanyu tuzahora tubibuka. Nakaramaga ku Mugote mugabirana inka, abariko mutaramira kwa Nyagasani, nidusoza urugendo twizeye kuzataramana namwe iteka. Ndacyavuga bakambwe, nimwe dukesha iyi nganzo, mukirenga mutashye ya mbuto nziza y'urukundo, ishyaka n'ubutwari mwasize muraze twese, ntabwo yubahirijwe kuko abo mwari mwadusigiye bari basigaye baduhoza. Itsembabwoko ryarabatuvukije, none ubu dusigaye turi imfubyi. Mbe murakwa Muri uyu mwanya nongere mbasabe twungana gatabazi twitaga
Regina Gashayija na Nzirumbanje, Mukomeza Marishari na Bizimungu Jean de Dieu, nimudusuhurize na ba mwarimu Kabayiza, Buturo, Gashotsi, Kagabo, Nkubiri na Ruvugabigwi, mudusuhurize Musirikare, Rufara na Kaboyi bibwiri, n'Akarahamuheto na Nshogoza bo mu Kinzuzi, munadusuhurize n'abari inshuti zo ku Mugote nka Ruzibiza Fideli na Nkurikiyimana Deo n'abandi bose. Murakoze cyane. Tutasabira Dikoni Joseph tubere imisengesho. Manisha kugeza muri amasaha turagushimira kuri Imana idahinduka nubwo ibyo mu isi bihinduka, ariko uko wari urejo ni umunsi niko kiri, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya turi hano twibuka inzirakarengane zazize jenoside yabaye muri 1994 muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi nubwo umwami Imana yacu ibyo byose byabaye, ariko nkuko byahoze bivugwa turagushimira ko hari abo wakijije. Uyu munsi bakaba barahamya ibyo wakoze, kuko ko warabarokoye. Umwami Imana yacu wagaragaje imbaraga zawe, kandi aba bashyinguwe aha nabo si uko wabangaga. Turabizi neza yuko urupfu n'ubundi ari n'inzira zizatugeza iwabo. Muri uyu mwanya turabibuka, kandi turakwinginga kugira ngo ibi byabaye mu mitima y'Abanyarwanda buri wese umuye kwanga ikintu cyose cyabasha kugarura jenoside muri iki gihugu, ndetse no kwanga amacakubiri, kwanga ikintu cyose cyarimbura umuntu waremye mu ishusho yawe. Turaha rero turakwinginze ngo ibigiye gukorerwa hano ushyiraho indabo z'urwibutso, turagusabye mwami kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo bikorwe mu buryo bituma turushaho gukomeza kuzirikana, kandi mu buryo butuma dukomeza kuzirikana kuri Imana. Reka rero dukomeze guha agaciro abacu bakiri hano, dusabe rero igitekerezo kandi cyiza, izi ziriho zishaje twaje kuzikuraho hanyuma tugashyiraho iziza.
wategaga ibisage barakwibuka wowe na Mukabirege, Mukamunana na Kamogi, Mukamutara na Ureri y'umubyeyi wacu. Amajwi meza n'umudiho byanyu ni umurage mwiza tuzawusazana. Ndagira ngo mu izina ry'abakristo bose ba diyoseze ya Shyogwe kandi mu izina ry'umwepiskopi w'iyi diyoseze nk'uko nababwiye utabonetse hano kubera ubutumwa harimo mu mahanga ariko wifatanyije natwe, bashimire ko mwaje kudufata mu mugongo twibuka ibihe abakristo bacu, abakozi, abapasitori banyuzemo, bamwe bakaza kubasiga ubuzima muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mwakoze cyane, ari imiryango ifite abo ngabo maze kuvuga yaje kwifatanya natwe, abapasitori, abayobozi mu nzego za leta, nyakubahwa meya mwakoze, n'abandi batabashije kugera hano. Ndabizi yuko badufite ku mutima kandi turi hamwe. Mwese rero turabifuriza umugisha w'Imana kandi tuzakomeza gufatanya, tuzakomeza gufata mu mugongo abacitse ku icumu, baba abakristo bacu baba n'abandi bari aho dukorera nk'itorero. Turabifuriza kugendana amahoro musubira mu miryango yanyu, gusubira mu ngo zanyu. Reka rero dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje muri uyu mwanya, tugushimiye buryo abanye natwe muri iki gikorwa guhera kigitangira kugeza muri uyu mwanya tugisoza. Turongera gushyira mu maboko yawe abacitse ku icumu muri ibi bihe, babongera kumva agahinda mu mitima, kugira ngo Mwami Imana ube mu ruhande rwabo, bagire neza mu buryo bwose, kandi ni wowe wo kubahumuriza mbere yuko bahumurizwa n'umwana w'umuntu wari we wese. Turabasengeye, turasengera igihugu cyacu kugira ngo komeze kuduha amahoro. Turasengera n'imiryango yacu, twebwe abari hano babaye muri iki gikorwa, kandi natwe turisengeye. Turasengera itorero ryawe, kandi turasengera by'umwihariko diyoseze yacu ya Shyogwe n'abakristo bayo aho bari hirya no hino, kugira ngo komeze kuduha ubumwe, komeze kuduha gushyira hamwe, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Abo bantu rero bagiye gufata ingendo bajya hirya no hino aho baje baturuka, turabasengeye kugira ngo ugendane nabo, ubagire neza. Amahoro Imana itanga rutaye umuntu wese yakwibwira, ajya arinda imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, kugira ngo murusheho kumenya no gukunda Imana n'umwana wayo Yesu Kristo. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose
umugisha w'Imana umwana, umugisha w'Imana umwuka wera ube muri mwe kandi ugumane namwe iminsi yose. Amen. Abanyarwanda bibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Diyoseze ya Shyogwe iri mu karere munayobora habayeho umuhango wo kwibuka. Kubona abanyamadini nk'abafatanyabikorwa ba leta batekereza gutera intambwe nk'iyi ngiyi bisobanuye iki? Murakoze. Ngashima Diyoseze ya Shyogwe Anglican. Iki gikorwa bakoze ni igikorwa kiduha icyizere, igikorwa cyo kwibuka mu buryo ngarukamwaka. Basanzwe babikora, ariko nk'uko bigaragara uko iminsi igenda binozwa kurushaho. Numva n'abakristo biba bihaye umwanya w'uko bahawe urugero nabo, ari ibiganiro biba hirya no hino, ari ibikorwa byo kuremera nka kuriya turemeye uriya mukecuru, iriya nyana y'inka. Nibwira ko biba bitanze urugero no mu bakristo. Ni message buriya itorero riba ritanze mu buryo bugari. Turabashima rero cyane. Hanyuma mu butumwa bwagiye butangwa cyangwa mu magambo yagiye avugwa, nuko jenoside ni ibintu bigenda binagaruka kenshi, yuko abayobozi aribo bagize uruhare mu kubishishikariza abaturage, harimo n'abo bakristo. Kugeza ubu ngubu nk'umuyobozi noneho urasaba iki abaturage, by'umwihariko abakristo mwaje kwifatanya nabo kwibuka kuri uyu munsi wa none? Ibyo dusaba abakristo nanabivuze mu ijambo navuze, nuko politike y'igihugu cyacu nta rujijo rurimo. Icyo nk'umurongo mugari tugenderaho nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame abidutoza, ubumwe bw'Abanyarwanda ni ngombwa. Abanyarwanda ibyo duhuriyeho, ibiduhuza nibyo byinshi kurusha ibyadutanya bidafite n'ishingiro. Ikindi ni ngombwa ko abantu bareba mu buryo bugari, mu buryo bwagutse, tukarera abana bacu, turerera igihugu, tukarera abana bacu bagakurira mu miryango izira amacakubiri, bagakurira mu miryango ifite uburere bwiza, ifite urukundo, ifite ubunyarwanda. Ikindi cya gatatu ni uko abakristo mbwira cyangwa se abanyarwanda batuye Muhanga, abanyamuhanga, nuko uyu munsi abantu bagomba, ibyakozwe byose bigomba kugira kibaza, hakagira umuntu ubibazwa, hakagira umuntu ubisubiza, kuko nk'uko amateka abitubwira, amateka twanyuzemo, abakoraga jenoside baragororerwaga aho kugira ngo babibazwe. Aha rero icyo nakangurira abaturage abakristo b'Anglikani by'umwihariko twibutse uyu munsi, nuko abantu bagomba kuba umwe, abantu bagomba gufatana mu mugongo, abantu bagomba kumva ko igihugu cyacu ni twebwe tugifite mu biganza, tutazakiyoborerwa n'abandi cyangwa ngo tukiyoborere uko abandi abanyamahanga cyangwa se abandi babitubwiye, ahubwo turebe icyo dushaka, u Rwanda turuganishe aho twifuza. Nitwa Pasiteri Joseph Sebarana, akaba ari njye wasigariyeho mu Episkopi wa Diyoseze ya Shyogwe, ubu uri mu butumwa bw'akazi mu mahanga. Uyu munsi nka Diyoseze ya Shyogwe mufite ishimwe? Uyu munsi dufite ishimwe kuko dufatanyije n'abakristo ba Diyoseze yacu ya Shyogwe kandi dufatanyije n'inzego za leta, twateguye igikorwa cyo kwibuka abari abakristo, abari abakozi, abari abapasitori ba Diyoseze yacu ya Shyogwe. Turagitegura kandi uyu munsi icyo twakwishimira ni uko igikorwa